kwita umwana w'Imana ugomba no kwizera ko Yesu Kristo yabyawe n'Imana. Nubwo tubivuga ko ari ubutatu butagatifu, ariko tuyizera neza, turabizi neza Bibiliya nibwo itubwira ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Niba wizeye ko Yesu Kristo yabyawe n'Imana, uri umwana w'Imana. Haleluya. Reka tuvuga aya magambo. Nababwiye ko tuganira ijambo rivuga kuba umwana w'Imana cyangwa se kuba abana b'Imana bivuze muri rusange. Ni amagambo asa naho tumenyereye kandi ni amagambo buri wese avuga. Yesu ashimwe bene data. Impamvu akubwira ngo Yesu ashimwe bene data nuko azi kuko muri abana ba Kristo hari aho muhuriye mu gakiza, hari ubuvandimwe mufitanye mu gakiza. Ariko kandi birashoboka ko ibyo tuvuga bitandukanye neza n'ibyo turi byo. Twakagombye kumenya neza ko turi abana b'Imana. Turaza kuvuga bimwe mu bintu biranga abana b'Imana. Ntabwo dushobora kubivuga byose, ariko turagerageza tuvuge bimwe ibyo twe twateguye. Nawe ushobora kongeraho ibindi kubera ko twese Bibiliya dukoresha ni imwe, ariko turavuga ibyo twabashije gutegura. Uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira aho atandukaniyeho n'Imana, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose. Umuragwa iyo umubyeyi abyara umwana niwe muragwa w'ibyo mu rugo rwe rwose, niwe muragwa w'ubutunzi bwe bwose. Ntawe ushobora kujya kuragwa ibitari ibyase cyangwa se ibitari ibyo mu muryango wabo. Bibiliya rero yatubwiye ngo ariko iyo umuragwa akiri umwana, akiri mutoya, ntawe atandukaniye n'imbata. Ngo nubwo ibintu bihari byose byaba ari ibye, ariko ntawe atandukaniye n'imbata. Haleluya. Iyo tutarahinduka abana b'Imana, nubwo twaba turi muri za korali twarahimbye indirimbo nyinshi cyane dufite za rukundo nyinshi, tutarahinduka twebwe ubwacu ngo tube abana b'Imana, ntabwo za ndirimbo twahimbye, twaririmbye, twasohoye amakaseti yazo, amaudiyo n'amavideo zishobora kutugira abana b'Imana tutarahindutse abana b'Imana. Tuba turi abaririmbyi baririmbira abantu bakanezerwa gusa. Tuba turi abaririmbyi baririmbira abantu indirimbo zigasohoka bakazumva zikabafasha zikabakiza, ariko abaziririmbye batarahinduka abana b'Imana. Dushobora kuba mu byumba by'amasengesho, tukaba mu masengesho y'igihe kirekire, abantu bakabimenya ko dusenga, yewe bakanatugana kugira ngo tubafashe mu kubasengera, tukanabikora. Imana ikadukoresha ibitangaza, ikavugana natwe, abantu bakahakirira, abantu bakahabonera Imana, ariko twebwe turi muri ibyo byumba tutarahinduka abana b'Imana. Biba bimeze nk'uyu mwana. Bibiliya iratubwiye ngo uyu mwana iyo akiri mutoya ntabwo atandukanye n'imbata, ntabwo atandukanye n'abagaragu bo kwa se. Ba bagaragu bashobora kuragira ibyo bintu, bashobora kubifata neza, bashobora
kubera ko bakorera ibihembo, kubera ko nyirabyo yabazanye kugira ngo babashe kubicunga, babashe kubifata neza, babashe kubikoresha, ariko baba barimo gukorera ibihembo. Ntabwo bituma bahinduka abaragwa bo muri urwo rugo. Umwana mutoya iyo akiri muto mu rugo rwa se nawe nuko aba ameze. Kubera iki? Bibiliya yatubwiye ngo atwarwa cyangwa se agengwa n'abamutegeka, ba bandi bamureberera bya bintu, nibo basa nk'aho ari nk'abaragwa babyo, kubera ko batarabasha kugira ubwenge bwo kubasha kubitegeka. Haleluya! Iyo umwana yapfushije ababyeyi, cyangwa se iyo abana babuze ababyeyi bafite imitungo ariko bakiri abana, ntabwo bashobora kugira uburenganzira bwo gutegeka ya mitungo. Ba se wabo bashobora kubafasha, ba nyirarume bashobora kubafasha, imiryango yabo ishobora kubafasha, kandi ibintu ari ibyabo. Kubera iki? Kubera ko batarageza mu myaka yo kubasha gutegeka ya mitungo kandi ari iyabo. Ni ukuvuga ngo bafashwa n'ababarera muri cya gihe, habe no mu buryo bw'amategeko bibaho. Ntabwo ari uburyo bw'imiryango gusa busanzwe bwa kutimi, no mu mategeko niko bigenda. Iyo abana bataragira ubushobozi bwo gucunga imitungo, bahitamo umwe mu miryango ushobora kubafasha gucunga imitungo, kuzageza igihe bazakurira bakagira uburenganzira bwo kuba babasha kujera ya mitungo yabo. Bibiliya nayo niko yatubwiye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yatubwiye amagambo meza cyane, yavuze ngo igihe gikwiriye ngo tumaze gusohora, ngo Yesu yohereza umwana, Imana yohereza umwana wayo Yesu Kristo. Haleluya! Ngo waje atwarwa n'amategeko, ngo kugira ngo natwe dutwarwe nayo. Haleluya! Tuheshejwe na Yesu Kristo. Imana yaraduhinduye, iduhindurira mu mwana wayo Yesu Kristo, idukuraho igisuzuguriro, idukuraho ijambo itashoboraga gutuma duhinduka abana bayo, tukamera nk'imbata. Kandi Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu yaje mube, abantu bamwemera, ariko bamwemeye bose yabahinduye ubushobozi, cyangwa se bahindutse kuba abana b'Imana. Haleluya! Ibaha ubushobozi bwo guhinduka kuba abana b'Imana. Haleluya! Igihe gisohoye, igihe gikwiriye gisohoye, Yesu yohereza, Imana yohereza umwana wayo Yesu Kristo utwarwa n'amategeko kugira ngo natwe tubashe gutwarwa nayo. Bavuze ngo amina. Ntabwo tugomba kuba mu nzu y'Imana ariko ngo duse nk'aho tudafite uburenganzira kuri data. Ntabwo tugomba kuba abavugabutumwa badafite uburenganzira kuri data watugize kuba abavugabutumwa. Iyo tutarahinduka tuba tumeze nk'imbata, tuba tumeze nk'abagaragu mu rugo rwa shebuja, tugahimbaza Imana ariko tutarahinduka abana b'Imana, tugatanga amaturo n'ibyacumi tutarahinduka abana b'Imana, tukegera ifunguro ryera tutarahinduka abana b'Imana, tukaririmba tutarahinduka abana b'Imana, tugahanura tutarahinduka abana b'Imana. Icyo gihe tuba dusa n'abagaragu mu rugo rwa shebuja. Ariko igihe gikwiriye iyo gisohoye, Imana ikohereza umwana wayo Yesu Kristo utwarwa n'amategeko kugira ngo natwe tubashe gutwarwa nayo. Uwo nguwo niwo wabashije gutuma duhinduka abana b'Imana. Haleluya! Iyo usomye
rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje ngo data wa twese yadukunze ngo rwatumye twitwa abana b'Imana. Turimo turaganira abana b'Imana. Nimurebe urukundo ruhebuje rwa data wa twese yadukunze ngo rwatumye twitwa abana b'Imana. Haleluya. Hepfo aravuga ngo bakundwa ngo turi abana b'Imana. Ngo ariko uko tuzamera ntabwo kurerekanwa. Ngo nyamara ngo Kristo Yesu niyerekanwa ngo tuzahinduka, tuzasa nawe nitumara kumureba uko ari. Ishusho zacu zizahinduka zisa n'ishusho y'Imana. Haleluya. Ingendo zacu zizahinduka zisa n'ingendo z'Imana. Imvugo zacu zizahinduka zisa n'imvugo y'Imana. Imyitwarire yacu izahinduka isa n'imyitwarire y'Imana. Nitumara kumureba uko ari. Haleluya. Hepfo aravuga ngo nicyo gituma ab'isi batamumenya. Nicyo cyatumye ab'isi batamumenya nuko batahindutse abana b'Imana. Ab'isi ntabwo bashobora kumenya Imana iyo batahindutse abana bayo. Kugira ngo tuyimenye nuko tugomba kubanza guhinduka abana bayo. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwiru bw'Imana ngo burakomeye. Ngo Imana kwerekanwa ari umuntu. Imana igahinduka nk'umuntu. Imana ikemera kuvuka nk'umuntu mu nda y'umugore. Haleluya. Kubera ko Bibiliya ijambo ry'Imana riza rivuga ngo ni Imana yahozeho, ni Imana yari iriho, ngo niyo mpamvu yitwa Jambo. Kuko Jambo ngo yari ariho kuva kera isi n'ijuru bitaraba. Ariko niwe wagarutse aza mu nda y'umugore yemera kuvukiramo. Niyo mpamvu tujya tuvuga ngo ni Imana mu butatu bwayo. Ntabwo ari Imana yavutse cya gihe, ntabwo ari Yesu wavutse cya gihe. Yari ariho kuko niwe Jambo. Haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo kuva mbere ifatiro z'isi zitararemwa Jambo uwo yari ahari. Aravuga ngo nicyo gituma ab'isi batabasha kumumenya. Birumvikana niba turi kuvuga abana b'Imana hariho n'abana b'isi cyangwa se hariho n'abana batarab'Imana. Impamvu bitwa abana batarab'Imana ni uko batigeze bamenya Imana. Haleluya. Cya kabiri, reka tuvuge aya magambo. Kugira ngo ube umwana w'Imana icya mbere ni uko wemera umwami Yesu Kristo. Kwemera Yesu Kristo, ukamwemera ukamwakira mu buzima bwawe. Aya magambo dukunda kuyakoresha cyane iyo abantu baje aha ngaha bakaza kwihana. Ukamubwira ngo subiramo aya magambo, vuga ngo mwami Yesu, agasubiramo. Uti ndemeye, ndetse ibyo nari ndimo bya bintu byose tuza tuvuga. Uti ndemera gukurikira Yesu, ndemera kubana nawe, ndemera kureka ibyaha, ndemera kuzakurikira bya bintu byose. Aha ngaha Bibiliya ijambo ry'Imana riba kugira ngo kwemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana cyangwa se ukamwemera mu buzima bwawe ko ugomba kumutwara akaba ari we uganza ubuzima bwawe. Ntabwo ari bya bintu byo kumuvuga gusa n'akanwa, turatura n'akanwa kacu ariko n'imitima yacu ikabihamya ko ibyo tuvuze ari ukuri. Ubwo niko kwemera umwana w'Imana. Haleluya. Icyo nicyo cyane kwemera Yesu Kristo, kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, agatangira kubamo, agatangira guturamo, agatangira kugendana nawe. Haleluya. Haleluya.
jambo tugenderaho, niryo tabaza rimurikira ibirenge byacu, niryo tabaza rimurikira ubuzima bwacu, niryo ribereyana ubugingo bwawe, niryo ribereyana imishinga yawe, niryo ribereyana umuryango wawe, niryo ribereyana amajya n'amaza yawe. Uko ugenda ni ukugaruka. Iri jambo ry'Imana rigenda rituyobora kwakira Yesu Kristo nk'umwami w'ubugingo bwawe. Icyo ni cyo cya mbere kikugira umwana w'Imana. Iyo utaramwakira ntabwo ushobora guhinduka umwana w'Imana. Nicyo cyatumye dusoma ririya jambo ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye bahindutse kuba abana b'Imana. Haleluya. Icya kabiri, haleluya, aho ngaho twareraga ni muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Niyo bavuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Tugiye ku cya kabiri. Icya kabiri kiravuga ngo ni ukwizera Yesu Kristo. Iyo umaze guhinduka umwana w'Imana ukurikizaho icya kabiri cyitwa kwizera Yesu Kristo. Iyo wakiriye Yesu Kristo mu buzima bwawe ugomba no kumwizera. Ntabwo ari hahandi tugera mu bigeragezo tugatangira gutekereza ese ninde wadufasha muri iki kigeragezo turimo. Nta wundi wagufasha, ni wa wundi wakiriye uri muri wowe, utuye muri wowe, ufite icumbi muri wowe, ugendana nawe, utahana nawe, urarana nawe, ubyukana nawe. Haleluya. Uwo ni ukwiriye kugufasha, ariko azagufasha iyo ufite kumwizera mu buzima bwawe. Za ntambara iyo zije ukizera ko uri kumwe n'umugabo ukomeye ubasha kukurwanirira aho udashoboye, ubasha kukurwanirira mu byo udashobora wowe ubwawe ku giti cyawe. Kwizera Yesu Kristo mu buzima bwawe icyo ni cyo kintu cya kabiri. Iyo umaze guhinduka umwana w'Imana ugomba no kumwizera. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 1, Bibiliya ikavuga ngo uwizeye wese yuko Yesu Kristo ari we wabyawe n'Imana kandi ukunda wese iyabyawe akunda n'uwabyawe nayo. Haleluya. Imana iduha umugisha mwinshi bene data. Uwizeye wese yuko Yesu Kristo ari we wabyawe n'Imana. Nibwo ijambo tubiri. Uwizeye wese yuko Yesu Kristo yabyawe n'Imana. Iyo utizera ko Yesu Kristo yabyawe n'Imana ntabwo uhinduka. Kwizera kwawe ntabwo kuba gufashe. Iyo wahindutse umwana w'Imana ugomba no kwizera ko Yesu Kristo yabyawe n'Imana. Nubwo tubivuga ko ari ubutatu butagatifu, ariko turizera neza, turabizi neza, Bibiliya nibwo itubwira ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Niba wizeye ko Yesu Kristo yabyawe n'Imana uri umwana w'Imana. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo ntabwo ari intumwa, ahubwo ari umwana w'Imana wabyawe n'Imana. Haleluya. Waje mu isi kugira ngo abashe kuducungura. Iyo wemereye neza ko Yesu Kristo yabyawe n'Imana uba uri umwana w'Imana. Icyo ni cyo cya kabiri. Haleluya. Ngo kandi ukunda wese iyabyawe akunda n'uwabyawe nayo. Ukunda wese iyabyawe iyo ni Imana. Ukunda wese iyabyawe. Haleluya. Ukunda wese iyabyawe akunda n'uwabyawe. Niba ukunda iyabyaye ukunda n'uwabyawe. Iyabyaye n'Imana
uwabyawe ni Yesu Kristo. Niba ukunda uwabyaye ari we Yesu Kristo, ukunda n'uwabyawe ari we niba ukunda uwabyaye ariyo Mana, ukunda n'uwabyawe ariyo Yesu Kristo. Uko niko guhinduka umwana w'Imana. Icyampa ngo urukundo rwacu rushinge imizi muri Yesu Kristo. Hari ibyo dukunda mu byinshi, hari amahitamo mu buzima bwawe, hari ibyo dukunda bitandukanye, ariko Bibiliya yatubwiye ngo niba ukunda iyabyaye, ukunda n'uwabyawe. Haleluya. Icya gatatu ndashaka twihute, urukundo. Icya mbere ni ukwemera Yesu Kristo, icya kabiri ni ukwizera Yesu Kristo, icya gatatu ni urukundo. Mu mbabarire ahangaha batinde gatoya, urukundo. Iyo wamaze kwakira Yesu Kristo ukamwemera, yamara kugera mu buzima bwawe akaguha kwizera, icya gatatu ugomba kugira urukundo muri wowe. Urukundo, urukundo, urukundo. Bibiri ijambo ry'Imana riza rivuga ngo dukunde abanzi bacu, ngo dusabire n'abaturenganya. Biragoye kurara ushinze amavi urimo gusengera umwanzi wawe, we yaraye ku ijoro agusabira gupfa, nawe ukamurarira ku ijoro uri kumusengera ngo abeho atere imbere. Tugasabira abaturenganya, ukazamura ikiganza cyawe ugapfuka muti wa Mana we, uriya muntu nubwo ari kurenganya ariko ndamusabira kugira ngo ubashe kumugirira neza. Tugomba kubikora kugira ngo tubashe kugaragaza urukundo rw'abana b'Imana. Urukundo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 ku murongo waho wa 7. Bibiliya ivuga bakundwa, dukundane nk'uko urukundo ruva ku Mana. Ninde se w'urukundo? Ninde wakunze mbere? Imana. Bibiliya yavuze ngo nuko bakundwa dukundane ngo kuko urukundo ruva ku Mana. Abantu baribeshye cyane ngo igituma uriya muntu bagira urukundo ngo na se yararugiraga, n'ababyeyi biwe bararugiraga, ngo ni kuriya na se yari ameze. Murambabarira ntabwo mbipinze, ariko siko Bibiliya yatubwiye. Ntaho Bibiliya yatubwira ngo igituma runaka umuntu agira urukundo ngo nuko rukura kuri se, hanyuma se we yarukuye kuri inde, mama we yarukuye kuri inde, ababyeyi bawe bose bo barukuye kuri inde. Bibiliya yavuze ngo nuko dukundane ngo kuko urukundo ruva ku Mana. Isoko y'urukundo ni ku Mana, inkomoko y'urukundo ni ku Mana, aho dukura urukundo ni ku Mana, aho tuvoma urukundo ni ku Mana. Turugira iyo twamaze guhinduka abana b'Imana. Iyo tutarahinduka abana b'Imana ntabwo dushobora kugira urukundo muri twe. Haleluya. Urukundo. Hepfo akavuga ngo umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana. Iyo ugira urukundo wabyawe n'Imana, uri umwana w'Imana neza, kuko Imana ni urukundo. Aho ukura ni ku Mana, aho ukomora ni ku Mana. Bibiliya ikavuga ngo kandi azi Imana. Ntawe ushobora kugira urukundo atazi Imana. Njyewe uriya muntu ndamwanga, nta nubwo nshaka kumubona. Wari uzi ko hari n'abanga umuntu ari kuvuga n'ijambo ry'Imana? Uriya muntu nubwo ari kuvuga ubutumwa ariko njyewe simukunda, ndamwanga. Uriya muntu nubwo tubana muri korali ariko njyewe simwiyumvamo, ndamwanga. Uriya muntu nubwo tubana mu rusengero ariko ndamwanga.
ntabwo mvuze haleluya kubera kuko mwanga, ndavuga haleluya kubera kuko data ari urukundo adushishikariza kugira urukundo. ntabwo mvuze ko kuba usengana n'umuntu adashobora kukugirira amakosa, ashobora kukugirira nabi, birashoboka. n'umuntu ashobora kukubabaza, ashobora kugukomeretsa, ashobora kugukora ahantu ukumva urababaye, ukumva hari igihindutse muri wowe. nubwo byaba bimeze bityo, Bibiliya ijambo ry'Imana ridushishikariza kugira urukundo, kubera ko Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo rwihanganira byose. yarakubabaje ariko mwihanganire kubera ko ufite urukundo. yaragukomerekeje mwihanganire kubera ko wowe hari icyo umurusha, ufite urukundo. haleluya. n'aba munsi yakubabaje nicyo gihe cyo gupfukama ukamufatira igihe cyo kumusengera. kubera iki? kubera ko muri wowe harimo urukundo. ubwo niko kuba umwana w'Imana. haleluya. ni muri urukundo rwuje data wa twese yadukunze ngo rwatumye duhinduka abana b'Imana, ngo kandi koko niko turi, kandi koko niko turi. ntabwo duhinduka ku bw'amagambo gusa, dukwiriye guhinduka abana b'Imana. urukundo rugomba kuba muri twe. haleluya. reka twihute. icya kane ni ugukiranuka. kwemera Yesu Kristo, kumwizera, kugira urukundo. icya kane gukiranuka. gukiranuka. itangiriro igice cya 15 umurongo waho wa 16. itangiriro igice cya 15 umurongo waho wa 6. ndimo ndihuta, ntabwo nshaka kubisoma ariko basome. ahangaha nushaka uhere ku murongo wa mbere, shaka uhere ku murongo wa mbere. nafashe hano murongo wa 6 cyangwa se ku gice cya 6, ariko hera igice cya 15 ku murongo waho wa mbere usome uragera naho ngaho kuri icyo gice cya 6. Bibiliya itubwira amagambo y'abantu babiri, Kayini na Abeli. ni abana bavukana, ni abana basangiye ababyeyi. Imana yabahaye umugisha, nubwo wari umugisha mu buryo butandukanye, ariko buri wese Imana yari yamuhaye umugisha umukwiye, cyangwa se Imana yari yabahaye imyuga ibakwiye. buri wese umwuga umukwiye, buri wese umugisha umukwiye. haleluya. habe n'uyu munsi abantu dufite ibyo bibazo, ukifuza icyo mugenzi wawe akora, ukagira ngo niwo mugisha runaka Imana yaramuhezagiye, Imana yamuhaye umugisha, Imana ishima. niko gukiranuka. ni ukutari iby'abandi, ufite ibyawe. ni ukutagira irari ryo kurarikira ibitari ibyawe. ni ugukoresha ibyacu Imana yaduhaye tukabikoresha neza. haleluya. Kayini Imana ntiyigeze yishimira ituro ryiwe. haleluya. Bibiliya yambwiye neza cyane, iravuga ngo Kayini ngo atangira kubabara, Kayini ngo atangira kurakara. arakaye. Imana ngo iramubwira ati Kayini we, nukora neza ntabwo uzemerwa, ngaho nugakora neza. haleluya. ibyago bizitugatuga kuri wowe, ibyago birimo biritugatuga kuri wewe,
niba n'uwo mugambi yari amaze kuwucura yari kuwurekera aho ngaho agahinduka, ariko ntibyahushije Kayini kugera ku mugambi we wo kwica murumuna. Haleluya. Ukiranuka. Ananiya na Safira bamaze kugurisha isambu yabo kubera ko bari babwiye Imana baravuga ngo nitugurisha isambu tuzayitura Uwiteka. Barangije amafaranga bamaze kuyabona bajya inama yo kuyagabanya kugira ayo basigarana n'ayo bajyana. Niko byagenze. Ananiya baramubaza ati ariko Ananiya amafaranga yose ni aya ngaya? Ati ni aya ngaya. Ibyo uvuga ni ukuri ni aya yose? Ati ni aya ngaya. Ntayo wasigaje? Ati reka da. Haleluya. Ubutaka bwarasamye buramubwira, yapfuye yaguye aho ngaho kubera ko atakiranutse, kubera ko atavugishije ukuri. Haleluya. Bibiri ijambo ry'Imana riza rivuga ngo tugure ukuri kandi ukuri kukuranguze. Bibiri ijambo ry'Imana rikavuga ngo umutima wawe nirwo rugingo rutoya, ngo ariko nimo iby'ubugingo byose bikomoka. Imitima yacu, ubugingo bwacu bwose bukomoka ku mitima yacu. Ugira. Haleluya. Imana irimo iratubwira muri iki gitondo ngo dukiranuke. Niba dushaka kwitwa abana b'Imana, nta kindi kizaturanga. Tuzarangwa no kuba twaremeye Imana nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nta kindi kizaturanga. Tuzagira kwizera, hanyuma dukurikizeho urukundo, hanyuma dukurikizeho gukiranuka. Gukiranuka. Hari igihe tugira ibibazo, twamara kugira bya bibazo tugahiga, tukabwira Imana uti Imana nuramuka unkoreye ibi ngibi nanjye nzakora ibi ngibi. Imana yamara kudusubiza, twabona ubuzima bwagarutse, twabona twakize, tukagira ngo n'imbaraga zacu zabikoze, tukibagirwa icyo twabwira Imana. Ntabwo tuba tukiranutse. Imana iradusaba gukiranuka. Masaha yacu arimo aragenda gukiranuka. Zaburi igice cya 37 umurongo waho wa 30 baravuga ngo akanwa k'umukiranutsi kavuga iby'ubwenge, n'ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Haleluya. Umukiranutsi ni umunyabwenge. Iyo uri umukiranutsi uba uri umunyabwenge mu buryo bukomeye. Bibiri ijambo ry'Imana riza ritubwira abantu babiri. Umunyabwenge utari umunyabwenge cyangwa se umupfapfa ngo yaragiye afata bije yo kubaka inzu, arangije aragenda yubaka inzu, ariko ayubaka hadakwiriye, ayubaka ku musenyi. Ntabwo yigeze ayikorera urufatiro rukomeye, nta fondasiyo ikomeye yigeze ashyira kuri iyo nzu, kandi yayubatse ahantu habi hatari ahantu ho guturwa. Ibi bivuga neza cyane ngo maze imvura iragwa, imvura imaze kugwa imivu iratemba, imivu imaze gutemba ngo iraza yose yikubita kuri ya nzu iragwa. Ngo ariko umunyabwenge, haleluya, ngo yubatse inzu yiwe ayubaka ku rutare, ayubakisha amabuye. Ya mvura iragwa, ya mivu iratemba, ntiyigera itwara ya nzu kubera ko ya nzu yubatse ku rutare. Bibiri ijambo ry'Imana riza rivuga ngo iyaba wari umunyabwenge wari kwita ku iherezo ryawe. Ntabwo tuzi iherezo ryawe, ariko tugomba kuriteganya. Haleluya.
umunyabwenge. Umukiranutsi ni umunyabwenge. Haleluya. Ngo n'ururimi rwe ngo ruvuga ibyo gukiranuka. Ntabwo ushobora gusanga umunyabwenge agenda avuga amagambo ateye isoni. Ntabwo ushobora gusanga umunyabwenge agenda akora amagambo cyangwa se akora ibikorwa bitari byiza. Haleluya. Ngo ahubwo ururimi rwe ruvuga ibyo gukiranuka. Wavuge ngo amina. Zamura icyo kiganza cyawe Imana yawe cyubahiro. Haleluya. N'ururimi rw'umunyabwenge ruvuga ibyo gukiranuka. Haleluya. Ururimi rw'umunyabwenge ruvuga amagambo yo gukiranuka. Ariko batari abanyabwenge, abari n'abanyabwoba. Iyo watakiye umunyabwoba agufasha muri za ntege nkeya zawe. Ukajya kubwira umunyabwoba ngo naraye indwara n'imbaraga za Satani, wewe utizeye. Natewe amadayimoni bishitani bimeze gutyo bimeze gutyo. Arakubwira ngo bakubwire. Iyo byageze gutyo rero irongere kubapfumu. Haleluya. Muri ijambo ry'Imana rivuga ngo dufite imbaraga zibiri zindi mbaraga. Ntabwo twirukira kuri Yesu. Turamubwira ngo turamutumbiriye wenyine, ni wowe banze byo kwizera kandi ngo ni wowe udusohoza rwose. Haleluya. Kubera ko tuba tuzi ko muri Yesu harimo byose. Tuba tuzi imbaraga zibiri zindi imbaraga. Nicyo gutuma turamuhamagara tukabwira Imana ngo wamuzimuwe, turamuhamagaye uceceke mu izina rya Kristo Yesu. Tubikora ntacyo twisize mu ntoki zacu. Nta giti tugora. Ntabwo tubanza gukoraho, ariko tubanza kubwira Imana ngo Mana tuciye bugufi bwawe, urebe imitima yacu, turi abanyabyaha, turi abanyabicumuro, turi abanduye mu mitima yacu, ubanza ukiranura ubuzima bwacu maze tubone kuganira nawe. Iyo umaze kwatura ugatangira ukabwira Imana ugategeka, abazimu n'abadayimoni na bya bintu byose byakurwanyaga bigatuza. Ngo ariko umunyabwenge ngo ururimi rwe uruvuga ibyo gukiranuka. Mureke tuba abanyabwenge, mureke inzu zacu tuzubake ku rutare rutanyeganyega. Aho ngaho si ahandi, ni Yesu Kristo. Simoni uriya twita Petero niko yavuze. Yesu bari kumwe n'intumwa, umunsi umwe ngo arabahindukirana arababaza, arababwira ko ariko ko tugize igihe tujyana namwe tugenda tubwiriza ubutumwa bwiza, tugaburira abantu bakarya bagahaga, dukora ibitangaza, tugakiza indwara n'abadayimoni, tukirukana imiyaga mibi. Ese aba bantu tubikorera mwumva banyita nde? Bavuga ko ninde? Haleluya. Aturiye Eliya, urumwe mu bahanuzi. Yesu arabitegereza, areba mu mitima yabo, arareba aravuga ati kandi aba batembe nabo bashobora kuba bataramenya. Nubwo bari kuvuga iby'abantu, ariko nabo ubwabo nk'intumwa bashobora kuba bataramenya. Ngamba bafata rwose mwebwe muyitane. Haleluya. Bose batangira kurebana. Haleluya. Baca umugambi wo gutura ku rufunzo siko bituma rushya. Dushobora kuba imyaka myinshi mu rusengero ariko tudakijije. Dushobora kumara imyaka myinshi turabavuga ubutumwa tutarahinduka abana b'Imana. Dushobora kumara igihe kinini turababwiriza ubutumwa cyangwa ababwirizwa ubutumwa tutarahinduka. Haleluya. Simoni Petero aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu baramuhindukirana aramubwira ngo Simoni we, ube iyi saha guhindura izina. Guhindura izina icyangwa muri kano kanya wowe waje muri aya materaniro uhinduka umwana w'Imana. Imana iguhindura izina. Witwaga mwene runaka, bakwita gukora gutya, bakwita kugenda gutya, bakwita uvuga gutya, bakwita utukana, bakwita usebanya, bakwita ugira gutya. Ariko iki gitondo ijambo rije kukwigisha ngo iguhindure, uhindure izina. Izina wazanye ntaba rigutahana. Petero nawe yatahanye irindi zina. Yesu aramubwira ngo urutare Petero, kubera ko wabashije kumenya uwo ndiwe,
aramubwira ngo kuri wowe niho nzubaka itorero ukanda amarembo y'ikuzimu ntabwo azanyeganyeza itorero. Haleluya, haleluya. ngo amagambo y'umunyabwenge, amagambo y'umunyabwenge ngo bari mu muryango. reka gusoza. Haleluya. icyanyuma ni ugukorera Imana, gukorera Imana. iyo usomye itangiriro igice cya 4 umurongo waho wa 6. aha twahavuze, reka tujye mu Bagalatiya. aha twahavuze, reka tujye mu Bagalatiya igice cya 4 umurongo waho wa 1. Haleluya. gukorera Imana. Yo, haleluya. gukorera Imana. dushobora gukizwa ariko ntidukorere Imana. gukorera Imana ngiye kuvuga ntabwo tubyumve neza. Bibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo dukundishe Uwiteka n'umutima wawe wose. ukundisha Uwiteka n'umutima wawe wose. akongera irindi jambo akavuga ngo n'imbaraga zawe zose. reka mbere ku mbaraga. dukwiriye gukorera Imana n'imbaraga zacu zose. Haleluya. umugabo umwe nanjye narabyumvise ntabwo nabivuga ngo yari afite imbuga ebyiri. imbuga imwe y'umweru n'indi y'umukara. noneho bakabwira abantu atesho zino mbwa zanjye zizarwana kandi ngewe iziciye cyangwa se izagiye izarusha iyindi imbaraga. abantu ngo bikabatangaza, uzabimenya gute? naho yari afite ibanga muri we yakoreshaga kugira ngo ya yindi yavuze izabashe kunesha iyindi. ngo akagenda agafata ya yindi yavuze izaneshwa ntayigaburire akayisonzesha. iyo yavuze ko ari izanesha iyabo akayigaburira. cya gihe cyo kurwana cyagera nawe murabyumva, yahaze ikanesha iyashoboye. gato bakabihindura. abantu ntibabashe kubasobanukirwe n'ibyo bintu. uyu muntu koko abikora ate kugira ngo bigende gutyo? nta kindi yakoraga, icyo yakoraga n'icyo nababwiye. Haleluya. dukundishe Uwiteka n'imbaraga zacu zose. hari igihe tubura imigisha y'Imana bitewe n'uko ari twebwe twayibujije. reka twisuzume, ese imbaraga zacu turazikoresha mu murimo w'Imana? Haleluya. imbaraga zacu turazikoresha mu murimo w'Imana. ntabwo tukubwiye kuzaza kwikorera amatafari, ntabwo tukubwiye kuzaza kwikorera amabuye. Imana iha umugisha abantu bajya baza gukora isuku ahangaha, bagahera hepfo hariya bakazamuka haruguru hariya bagatambika hirya bakagira gute. iyi ntabwo ari inzu yabo. kandi reka nkubwire, wowe utaza kubikora ntabwo weza byinshi kubarusha. nubwo wakweza byinshi
byinshi kubarusha, ntabwo muhinga muri mu marushanwa. Haleluya. Ariko bafite n'ikindi bazasarura. Hari umunsi Imana izamubwira ngo cya gihe wakoraga ya masuku ni jyewe wakorera, injira mu bwami bwa so wiruhuke. Abandi Imana ikakubwira ngo ntacyo wigeze umarira, ntacyo wigeze ukorera Imana mu gihe cyawe, kandi warakoreye urugo rwawe rukarya rugahaga rukambara ntibugire n'icyo rubura. Urugo rwawe rwarariye rurambara rurarya, abana bariguru bakawugura amamodoka ugira gute ubutunzi urawe, ariko Imana ikakubwira ngo ntacyo wigeze ukora mu nzu yawe. Haleluya. Lazaro na Nyamutunzi, abagabo babiri. Lazaro yari arwaye, Lazaro yari umukene kandi yari arwaye. Nyamutunzi yari atunze nyine, izina rye niko rimeze, yari atunze nyine. Haleluya. Lazaro yari umugabo ngo yifuzaga n'utuvungukira twatakaye ku meza, utuvungukira tw'ibiryo, utuvungukira tw'imigati, twadusigazwa tw'ibiryo. Lazaro yaratubifuza, yarishimaga kubera ko yari afite ikibazo cy'uburwayi, umubiri we wari urwaye. Ntabwo bwari ubukene gusa, yari afite n'uburwayi, ubukene bufatanije n'uburwayi. Haleluya. Haleluya. Biri ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi umwe Lazaro arapfa, ngo yisanga mu gituza cya Aburahamu. Haleluya. Bene data, mureke dukorere Imana. Muri Yakobo biri ijambo ry'Imana riza rivuga ngo ukora umurimo w'Imana agororwa, ukora umurimo w'Imana ahatwa avumwe, kuko nta migisha afite ku Mana. Twatangiye tuvuga ngo Dawudi yaravuze ngo amaze kubona ngo imigisha Imana imukorera, ngo atangira afata umwanzuro wo kutazayivamo. Tugiye gusenga. Icyampa ngo dufate imyanzuro, duhinduke ku myanzuro twari twarafashe, duhinduke kuri bimwe twari twaragize ibyacu. Umunsi nakugiraho ngo Nyamutunzi nawe arapfa. Nyamutunzi yisanga ahatatekerezaga, yisanga mu murima. Haleluya. Haleluya. Ngabonye Lazaro, abona Lazaro ari ahantu heza hatandukanye n'aho we yari. Bakabwira Lazaro, bakamubwira ngo Lazaro we, aho ndigewe ni mu muriro ndimo ndashya. Ntabwo byashoboka ngo wigire hafi ukore ko ukoze urutoki rwawe ku mazi, numara utunganyirize ku rurimi rwanjye urutoki. Za ntoki za Lazaro zari zarabembye, zari zararwaye, za zindi yicaraga yishimisha ku bisebe. Haleluya. Lazaro yari umukene, Lazaro yari arwaye, yari umukene ku mubiri, yari arwaye umubiri, ariko yari azi neza, yari yaramenye Imana. Nubwo ameze gutyo, yari umwana w'Imana, nubwo byari bimeze gutyo. Lazaro aramubwira ngo ntibishoboka, ngo hagati yanyu, hagati y'aho ndi n'aho uri hari urwobo, hari umworera, ntabwo ushobora gutera intambwe ngo ntambuke magere, ntabwo ushobora gusimbuka ngo magere. Reka nkubwire, aho abana b'Imana bazaba bari n'aho abana b'Imana batazaba bari, hazaba hari intera ikomeye. Ntawe uzabasha gutera intambwe ngo ubashe kuhagera, hazaba hari itandukaniro rikomeye. Icyampa ngo tuzagire iherezo ryiza. Haleluya. 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 Reka soze kureba. Haleluya. Bibiliya iratubwira mu gitabo, ni mu gitabo cy'Itangiriro. Bibiliya Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 6 ikatubwira amagambo
ya Abrahamu. Haleluya. Turabizi ko Abrahamu yari yaramufurusha kubera ko Sara yari yaragunze. Iyo usomye amagambo, iyo usorejeho, Bibiliya iratubwira ngo Abrahamu abona inzozi, umunsi umwe bararota cyangwa se ijwi ry'Imana. Haleluya. Ngo riramubwira ngo Abrahamu, we uzagororerwa mu ngororano zikomeye. Usome icyo cyanditse. Abrahamu ati njyewe ngororerwa ingororano zikomeye gute? Njyewe utarabyaye, njyewe bicike, ndetse ngo n'ibyanje ngo bigiye kuzaragwa Eliyezari, umwana undi mwana w'umugaragu wanjye, uwo niwe uzabiragwa kubera kuko njyewe ntabyaye. Haleluya. Imana iramubwira ngo Eliyezeri ntawe wari uzaragwa ibyawe, ngo ahubwo uzaragwa ibyawe ngo ntuzakomoka mu rukiki rw'inda yawe, ntuzakomoka muri wowe, niwe uzaragwa ibyawe. Biri jambo ry'Imana ryambwiye neza ngo Abrahamu ngo yizeye uko Abrahamu ngo yizeye uko mu myaka 90. Bibiliya ivuga neza cyane iravuga ngo bimuhwanyiriza no kwizera. Abrahamu ahita yizera uko Imana yari imubwira ngo uzagororerwa ingororano. Ngaho tekereza, urashaje, umugore arashaje, ijwi ririmo rirakubwira ngo uzagororerwa ingororano, imyaka mugezemo ntabwo bigishobotse, igihe mugezemo ntabwo bigikunda, urimo uravuga ati ibyanjye nta samura kubifite. Haleluya. Haleluya. Reka mubwire, ibyawe ntabwo bizaribwa na karungu. Ibyawe ntabwo bizaribwa na karungu. Ugomba kubyizera gutyo. Muhaguruke dusenge.